Bene data mbanje kubasuhuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Dushima Imana yuko imitugirira neza, dushima Imana yuko yongeye kuduha umunsi mwiza, umunsi w'umugisha. Uyu munsi wa gatatu wacu w'amasengesho y'iminsi 40. Rero twishima Imana kubwa buri wese uba wayitabiriye. Ndashima Imana buri wese uwo twatangiranye, watangiye ejo, utangira uyu munsi, ndetse n'uwatangiye gushyira muri gahunda ye yuko tugomba kugira umwanya mwiza wo gusenga. Nzi neza yuko amasengesho azasoza hari Imana ikoze ku buzima bwawe. Nzi neza ko hari ubuhamya Imana igiye Imana igiye gukora kugira ngo utange ubuhamya mu gihe gikwiriye mu izina rya Yesu. Rero turacyavuga ku ijambo ry'Imana twatangiranye naryo, tuzahagana ry'iki cyumweru cyose kandi nzikuzahabwa umugisha. Turi muri Luka ibice byaho 4 guhera ku murongo waho wa mbere. Bibiri twereka umwanzi agerageza umwami Yesu, tugasoza umurongo waho wa 13 aho umwanzi yaramaze kunanirwa yarangiza akamutega ikindi gihe. Rero ndavuga kwambara imbaraga z'ikindi gihe. Ndagufasha mvuga ngo birashoboka yuko uyu munsi ucitse intege cyangwa ubona bimeze neza, ukeneye imbaraga z'ikindi gihe. Imbaraga z'ikindi gihe nizo mbaraga zikugeza ku mugambi w'Iteka Umwami Imana. Imbaraga z'ikindi gihe nizo mbaraga zigutwara mu isezerano ry'icyo Imana yavuze ku buzima bwawe. Imbaraga z'ikindi gihe nizo mbaraga zituma dushima, dutanga ubuhamya ngo Mana warakoze, Mana wakoze. Haleluya. Nshuti yanjye, iyo umwana akivuka byanze bikunze, ngira ngo ubuzima bw'umwana uvutse ari muzima nuko avuka arimo kurira. Ayo marira umwana arira nuko aba yinjira mu yindi si, nuko aba yinjira mu bindi bihe, nuko aba yinjira mu bihe bindi arimo kubona imbere ye bisa nkaho bitamworoheye, ariko abakeneye imbaraga z'umubiri, abakeneye imbaraga z'Imana. Izo mbaraga rero nizo ndimo kuvuga zo hanyuma y'amarira. Birambwira neza muri Zaburi, hanyuma yo kurira habaye umunezero. Hari umunezero uri hanyuma y'umubabaro ufite uyu munsi. Niyo mpamvu kwambara imbaraga, niyo mpamvu gusenga, niyo mpamvu kumva ijambo ry'Imana, niyo mpamvu kuba imbere y'Uwiteka Umwami Imana, niyo mpamvu Imana kwigirira mbere umutima wawe. Niyo mpamvu ndimo gukangurira ngo reka wongere wambara imbaraga z'ikindi gihe kugira ngo ushobore guhangana na buri gihanda cyose umwanzi yahagurutse imbere yawe mu izina rya Yesu. Amen. Ndongera nsubire kuri wa murongo wacu. Reka nsome noneho muri Daniyeli igice cya mbere umurongo waho wa 6. Reka barosoma bango, maze Daniyeli agambirira mu mutima we kutaziyandurisha ibyo kurya by'umwami cyangwa vino yanywaga, aricyo cyatumye yinginga uwo mutware w'inkone kugira ngo atiyanduza. Kandi Imana yari yatumye Daniyeli atona umutware w'inkone agakundwa nawe. Reka nkomeze tujye ku murongo wa 11. Nuko Daniyeli ahera ko abwira igisonga cyari cyategetswe n'umutware w'inkone kurera Daniyeli na Hananiya na Meshayeli na Azariya ati, ndakwinginze gerageza abagaragu bawe iminsi 10, baduhe ibishimbo aba ari byo turya n'amazi yo kunywa. Uzabone gusuzuma mu maso hacu n'aho abandi basore barya ku byo kurya by'umwami. Uko uzabibona aba ariko uzagenza abagaragu bawe. Amina. Iyo ukomeje ugasoma iyo minsi imaze gutambuka, uyu mugaragu w'Imana Daniyeli ndetse na bagenzi be, kuko bari bamaze kumenya umugambi w'Imana ifite ku buzima bwabo, umwami atangira cyangwa se batoranyiriza kurya ibiryo bitandukanye n'iby'abandi. Ariko barangije baravuga bati, ntabwo dushobora kurya ibi biryo, ahubwo twebwe reka dusabe Imana ituyobore kugira ngo dushobore kuzamera neza dusumbye abandi, tugire ubwenge busumba ubw'abandi, twinjire mu mugambi. Kubera yuko abagaragu b'Imana bari bategereje guhangana n'igihanda cyari imbere yabo, kuko bagombaga kugira ubwenge, bakagira ubwiza, bagasa neza
kuruta abandi bose bari bari aho ngaho. Ariko biratubwiye neza ngo barangije bibuza ibyo kurya. Igihe gishobora kugera ibyo kurya ukabireka, igihe gishobora kugera icyo kunywa ukakireka, igihe gishobora kugera ibintu byose ukabivaho, kuko urimo witegura kwambara imbaraga z'ikindi gihe. Abagaragu b'Imana bava ku byo kurya barangije banywa ibishyimbo n'amazi yabyo abyo bibatunga, ariko kubera mu mutima bari bamaze kugambirira ko bagomba guhindurwa, ko bagomba kuba uko Imana yabo yashakaga. Haleluya. Reka rero nanjye kubwira ngo ngwino twinjire mu masengesho, kuko nyuma y'amasengesho hari itandukaniro. Ibyo urimo kubona imbere yawe bisa nkaho bigukomereye inshuti yanjye, nanjye nkubwira ngo na Daniyeli byari bimukomeye ndetse na bagenzi be, ariko biratubwiye neza ko barangije baragambirira, baravuga ngo ntabwo twandushye ibyo kurya by'umwami. Nanjye nanjye nkubwira inshuti yanjye, ngwino tugambirire kuba imbere y'Uwiteka umwami Imana, ngwino tugambirire gukorera Imana, ngwino tugambirire kuzana ibitambere Uwiteka umwami Imana. Imana yiteguye kukurengera no kugutabara. Birambwira neza ngo maze Daniyeli na bagenzi be barangije baserutse imbere y'umwami bazana itandukaniro. Urashaka kuba itandukaniro, ngwino tujye imbere y'Uwiteka umwami Imana, ngwino tujye imbere y'Uwiteka umwami Imana. Uzasohokamo nyuma y'iminsi 40 uzabura uwitandukaniro. Nyuma y'iminsi izakurikiraho uzaba ufite amashimwe mu kanwa kawe, kubera ko Uwiteka ari kizabakoze. Mu izina rya Yesu, nshuti yanjye urimo kunyumva, ndimo ndagukangura kwambara imbaraga z'ikindi gihe, ndimo ndagukangura kwambara imbaraga z'ibihe bizaza. Ndavugana nawe wa mukobwa we, niba ukeneye kuzagira urugo rwiza, jya imbere y'Uwiteka umwami Imana. Urugo rwawe utangira urutegura uyu munsi wa none, kuko wambara imbaraga zo kuzubaka urugo rwawe. Ibyo ubona abubatsi bahura nabyo, ibyo ubona mu mago birimo bombori, nuba wariteguwe mu buzima bwawe, nuba wariteguwe mu buzima bwawe, muri iki gihe ufite uyu mwanya, iyo kubwiye ngo urugo rwawe ruzaba urugo rw'umugisha. Wa musore we, urugo rwawe ruzaba urugo rw'umugisha, kubera yuko wateguye imbaraga zo mu gihe kizaza. Ndavugana nawe urimo kunyumva, uko muri iyi si, uko uva ku rwego ujya ku rundi, hari ibihano uhura nabyo, hari imbaraga urwana nazo. Ariko iyo nkubwire ngo ukeneye kwambara imbaraga mbere, iyo uri umwana mutoya ugira imbaraga, ukeneye imbaraga zo guhangana n'ubuzima, zo guhangana n'amashuri mu buzima bwawe, ugashobora kwiga ukiga neza, ntuzabure school fees, ntuzabure ubwenge mu ishuri, ntuzabure ishuri ushaka kwigamo, kubera yuko wabiteguye mu buzima bwawe. Iyo umaze kuba umusore cyangwa inkumi, uba ukeneye gutegura urugo rwawe. Iyo umaze kubona urugo, ugomba gutegura abana bawe, kwambara imbaraga z'ikindi gihe. Haleluya. Menya ibihe urimo kugira ngo umenye ibihe bizaza. Utazi yavuye ntabwo amenye yajya. Nshuti yanjye, ndavugana nawe, uyu munsi wa none ni umunsi wa gatatu turi imbere y'Uwiteka Imana. Reka twinginge Imana, reka tube imbere y'Imana. Imana yiteguye kukugira neza, Imana yiteguye guhindura ubuzima bwawe ndetse n'amateka yawe. Mu izina rya Yesu wa Nazareti, wowe urimo kunyumva, ndashaka ngusengere. Uyu munsi twambara imbaraga, uyo ngo duce muri uyu munsi kandi tuwusoze uyu munsi wa gatatu. Mana nzima nyiri icyubahiro, ni wowe Mana yiringirwa data. Imbere yawe muri aka kanya kubwa bene data, imbere yawe mwami Imana, kubw'ibi bihe byiza uduhaye byo kuba imbere yawe. Abahungu n'abakobwa bawe, reka babone kugirirwa neza no gutabarwa biva kuri wowe. Mu izina rya Yesu wa Nazareti, mwami w'abami nyiringabo, nyuma y'iminsi 3 mwami wanje washoboye gutsinda urupfu, uyu munsi wa none uri muzima. Nanjye ndategeka mu izina rya Yesu, muri iyi minsi 3, nyuma y'iminsi 3 y'amasengesho, n'iminsi igiye gukurikiraho, n'iminsi y'ubutsinzi, n'iminsi y'ubutsinzi, n'iminsi yo kunesha, n'iminsi yo kwambara imbaraga nshya, n'iminsi yo guhemburwa mu izina rya Yesu. Roboko shakata yababa riyandara bakuriya ndoroboko shendere yandara baba, mu izina rya Yesu wa Nazareti, mwami wanjye nyiringabo Imana,